bacira umugani abambuza umugani uzabikana nanjye azasange ubukombe bw'umugani bukiziritse ku muganda w'inzimu sogokuru aciye umugani ndetse na nyogokuru natwe abakiri batoya muze duce imigani. Nongeye kugusuhuza nanone inshuti wowe unteze amatwi muri aka kanya, nkwifurije ishya n'ihirwe kandi ugira amahoro. Uyu munsi turi ku itariki 27 Gashyantare umwaka wa 2024. Nanone nkabanje kugira ngo twongere tuganire kandi twigire kumenya. Iki ni ikinyarwanda cy'iwacu mu Rwanda ariko kivugwa mu isi hose. Tukwiriye kumenya rero amateka yo mu kinyarwanda, tukamenya n'inkomoko z'ibintu bimwe na bimwe kugira ngo tumenye ibyo tuvuga aho byagiye bikomoka ndetse n'abagiye babihanga. Kuko bisanzwe rero ndashaka ko tuganira ku nsigamigani uyu munsi nk'uko byari bisanzwe na mbere hose, uretse ko tutari duherutse kuganira nyine muri ubu buryo bwo no gusobanura imigani y'ikinyarwanda. Ariko uyu munsi nateguye insigamugani yitwa bateye cyangwa bateye Rwaserera. Uyu mugani rero watangiye gukoreshwa ahagana mu 1700 hari ku ngoma y'umwami Cyilima wa kabiri Rujugira. Ngubwo habayeho rero umugabo witwaga Rwaserera, ngo akaba yaratuye isororo yo mu Rukaryi, ubwo ni hano muri Kigali nyine. Rero ngo icyo gihe hatera akanda k'inzara gakomeye cyane. Uwo mugabo ariko nyine ngo akaba yari umukungu cyane kuko ngo yari afite ibigega byinshi yahunitsemo amasaka, ku buryo yari umukungu koko kuri uriya musozi wa Rusororo. Rero ngo bukeye ngo atera inzara, ngo iyogoza Ubwanacyambwe no mu Rukaryi no mu Buganza. Urumva mu Bwanacyambwe ni Kigali nyine, ariko mu Rukaryi ni kino gice cya Kigali ariko cyerekere mu Buganza, mbese mu nkengero za Kigali ukomeza nyine usatira Ubuganza. Mbibutse ko nyine mu Buganza ari mu burasirazuba bw'ubu ngubu, ariko hari Ubuganza bwa ruguru akaba n'Ubuganza bw'epfo. Ubwo rero ngo inzara isatira utwo turere, maze yari inzara ngo itoroshye na gatoya. Maze ubwo rero ngo kuko yari umukire, yari umukungu rero Rwaserera, ngo abantu bo hirya no hino bazaga baje guca inshuro iwe, akabagaburira akabafungurira, nabo bakabona ibibatunga, yaba ari ufite isuka akayizana, yaba ari ufite ikimasa akakizana, akamuha ibyo kurya, hanyuma bombi bakabaho ubuzima bugakomeza. Haza kubaho rero ngo umugabo witwaga Rubanguka rwa Mpama, ngo akaba yarakomokaga nyine Ikiramuruzi mu Buganza naho. Ubwo rero ngo aza kwigira inama yo kuza gukeza uwo mugabo witwaga Rwaserera. Ubwo araza no kwa Rwaserera ku mayombi baramwakira, ati nje kugukeza. Ubwo ndi nawe rero aramwakira, aramuhaka, ngo amuhakana n'abandi nyine yari afite aho ngaho. Nuko ubwo rero bukeye kabiri ngo amushyira mu bandi bahinzi kugira ngo bamuhingire. Ariko ngo mu gihe Rwaserera yarimo atembera mu mirima ye areba uko abakozi bari guhinga, ngo ageze aho bahingaga rero asanga Rubanguka rwa Mpama we ngo nta atari guhinga. Babyita konsa umuhini ubundi mu kinyarwanda, y'abandi bari guhinga ariko ukabona undi yifatiye isuka ameze nk'uyishingikirije adahinga. Nuko ubwo rero ngo amubonye ararakara, baramutuka rero atari kuriya nyana y'imbwa, ati yazanywe no kundeheshereza abakozi. Nuko aramututse gutyo rero Rubanguka nawe afata yasuka mu ijugunya hariya n'umujinya, warangije aragenda ngo n'inshuro yacaga atanayicyuye. Nuko ubwo rero kuva umunsi Rwaserera ararakara, ku buryo nyuma aho uwazaga azanywe no guca inshuro yabanzaga kumubaza inkomoko ye kugira ngo yumve niba atarabo mu Buganza. Kuko ngo yaramubwiye ati nkabone niwanyu baramazwe n'inzara, ati burya nukubera ubwo bunebwe bwanyu. Ashinja nyine Rubanguka yuko inzara kuba yarabagezeho
ari ukubera ko ari abanebwe batazi guhinga, batazi gukora ngo babashe kurwanya inzara. Igihe Rubanguka yarageze iwabo Ikiramuruzi ngo atekereza biwabo ukuntu byamugendekeye, ariko tangira no kubwira bamwe na bamwe kugira ngo bazatere Rwaserera bamucuze iyo mitungo yose yari afite. Bamwe bakabyanga bati none byazamenyekana ibwami ko bazaduhana, abandi bakagira ubwoba, ariko hagize n'abemera bavuga bati ariko twazagenda nta kibazo. Nuko bigira inama rero, umunsi umwe ngo baratera rwose, ijoro rijigije barigaba, nuko baragenda. Ubwo ngo umuseke wa mbere utambitse bari bageze Rusororo nyine kwa Rwaserera. Ubwo umuseke wa mbere utambitse, ubwo bakubise induru, induru abantu bakwirwa imishwaro. Nuko bariko bati uko bakoma induru ari no ko bavuga ngo umwami yatanze, umwami yatanze. Nuko ubwo rero urumva cyari ikinyoma barabeshyaga, ariko urumva abantu bose b'imihanda yose hirya no hino bose bateye berekeza kwa Rwaserera. Ubwo ngo baragenda iwe barahayogoza, ibintu barabisahura, ugize icyo agwaho agatwara n'undi atwara, ariko barangije ngo banahaha inkongi barahatwika rwose, ngo baratwika neza barahazimiza. Ubwo indero inkomoko y'uwo mugani iba ivutse ityo, kuko abo bantu bateje akaduruvayo, ibintu barabiyogoza. Nuko Rwaserera abatanze umugani atyo rero, ngo bajya babona abantu bateje akaduruvayo bari gusahinda bagira bate, bakavuga bati bateye Rwaserera, cyangwa bati bateye Rwaserera, biturutse kuri uwo mugani w'uko Rwaserera nyine bamuteye muri ako kaduruvayo bateje, bigatuma rero bita biva aho ngaho umugani ubuvutse utyo. Babona abantu bateje akaduruvayo, bateje isahinda n'imyivumbagatanyo, bati bateye Rwaserera. Rero nshuti zanjye kandi wowe ukinkurikiranye, ndagushishikariza gukanda kuri subscribe kugira ngo turusheho kujya mbere, ariko kandi ni mu rwego rwo kugira ngo iki kinyarwanda cyacu n'inkomoko yacyo n'ibikigize benshi bagenda bisobanukirwa, bamenye tumenye neza aho twavuye. Burya ngo iyo umuntu atazi aho ava ntamenya naho ari kwerekeza. Byatuma rero tujya mbere, kandi bikagira umumaro ku bagenda bumva ibi byose ariko batazi inkomoko yabyo, bigatuma turushaho gusobanukirwa no kumenya neza ururimi rwacu gakondo. Ndabakunda rero kandi ndabifuriza ibyiza, mugire amahoro kandi mugire impagarike. Ciao ciao. Ukiziritse ku muganda w'inzimu, sogokuru aciye umugani, ndetse na nyogokuru, natwe abakiri batoya muze duce imigani.